erega karara ukora imirimo n'uburetwa bwo mu isi y'umwijima. uraruhingira Erega abantu buriya pastor ari igihe tubwira abantu ngo isi n'umwijima bakabona irakeye amatara araka bakumva ko hagombaga bakumva gucya ko tubeshye urukumva Eh. ariko hari kugira ngo biveho ni igitambo uri butange. yego ese birakwiriye ko umuntu waramutse Imana ikamuramutsa yakuzwaho n'urupfu n'igitambo? aya ntibibaho. Arega ibintu byo Umvise amakuru aturuka i Siyoni. turagushimiye wowe udukurikira umunsi ku munsi kuri Pastor Shimiye Info. Turakwinginga mu mbaraga zikomeye z'Imana tukubwira ngo umura komera, waba urwaye waba umeze nabi, Yesu Kristo aracyakiza kandi Yesu Kristo arahari. Rero tubashimire mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu, tubifuza ngo muri umuryango mugari muri abishuti zakadasohoka. Nawe wowe ujye kureba ikiganiro ari ubwa mbere utakora subscribe, mbere ya byose banza ukore subscribe kugira ngo tube umuryango mugari wiyandikishe, kandi turabitse neza ko tuzakomeza kubana nawe, tuzakomeza tukuguha ibintu byiza kandi byingira kamaro. Rero Imana ibaho umugisha. Inyuma muri kumwe na Pastor Shimiye, ariko imbere tumwe na Robert. Amahoro y'Imana bane nawe. amahoro mushumba. Ndashaka gusuhuza uyu muryango mugari wa Pastor Shimiye Info. Imana aduhaye. Umuntu wese umenya amakuru yakuye hano ndamusuhuje. Imana imuhe umugisha. Yego. Umeze neza? Ndamahoro ndashima Imana. Nyagasani arakurinze. Yego. Iyo byutse waje madame. Madamu yarwaye. Tumusengere mu izina rya Yesu. Yazakira. Imana iramukiza, turabyizeye neza. Robert, iyo byutse mu gitondo ukabona urabyutse wumva iki muri wowe? Iyo byutse mu gitondo ukabona urabyutse gusa wumva iki? Iki kibazo cyawe kirakomeye. Gutangira ikiganiro ngatigiye kukubaza ibintu bikomeye. Nagiye kumva koko bikomeye. Ibintu numva ni byinshi bigiye bitandukanye. Hari igihe nicura akaboko ka mbere kakaba kagiye kuri telefone. Bura niba hari ikintu cya mbere kirangaza no kugira wifi mu rugo. Nkahita njya kuri YouTube. Nkajya kureba uko kuri dashboard. Kuri dashboard nkajya kureba uko bimeze. Numva ibintu byinshi cyane. Hari igihe nicura ngahita nganira na madame. Tukaganira nkumva uko atekereza nanjye akumva uko ntekereza. Ubwo nabyo urumva ndi kumva. Nabyo buri kumva. Noneho hari n'igihe nicura nkahita akenshi manzi isengesho ry'umunsi. Yego. Byo kwiragiza Imana. Uyu munsi bane nanjye aho ndagenda, ibyo ndakora, ibyo ndabandimo byose undindisha imbabazi zawe. Ikindi cya kabiri, mu mbaraga zo gutekereza numva iki? Kuko kumva harimo no kumva ibitekerezo. Nshimira Imana. Shimira Imana. Itumye ndamuka. Aho niho nashaka cyane rero. Kuba naryamye wenda byo nabigizemo uruhare. Ariko kubyuka ntago ari njye wakanze kuri Facebook ngo ugushije aho nashakaga. Yego. Ubundi kenshi hari abantu baryama yabyuka mu gitondo akumva ko agomba kubyuka, akumva ko byari ngombwa ko abyuka. Ariko nekereza ko angana nashakaga rero kumva ko ushima Imana ukavuga ngo Mana wakoze. Buriya iyo umuntu abyutse akarambura ukuboko bikemera, yareba akemera bikemera, akwiye gushima Imana. Ase ubundi udashimye Imana washima iki? Pastor, turyama ahantu hari utunyenzi. Turyama ahantu hari twa Marie Jose. Turyama ahantu hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, sibyo? Uvuze Marie Jose bakufata wenda Marie Jose zo kwa wenda ziri mu mazu y'abantu bakiritse, ariko no mataje zibamo. No mu ma etage zibamo. Sibyo? No si ibinyenzi bitoya, bino binyenzi ugira ngo bijya ahantu hari amazu aciriritse. Abakire bagira ya miti byica. None se. Uri kumva? Ubu se dushishi natwo dusaba inzu ziciriritse ariko makaroni tubamo. Kuba tutagenda ngo tujye mu nkanka tuzamuke tujye mu bwonko dukore usinzi upfe. Ni imbaraga zawe. Ni imbaraga z'Imana. None se mugenzi wawe muryamanye ko ashobora kurota akakubita inkokora mu jisho rwazibyuka ryamenetse. Ikabyuka ryamenetse. Ofete ikitumya ubu ashidutse gutya asinzira agakubita inkokora ku mutima ugahagarara. Kiyo umuntu asinzira uzarebe hari igihe umuntu arota agashidukira. Agashiduka yiruka. Agukaragiye umutima se. Amenya akavamo. Ofete abantu babazi ngo n'ubwenge bwabo. Buriya kenshi hari igihe uyu umuntu abyutse yumva ko yagombaga kubyuka ubwenge bwe, ariko akibagiza ko hari abantu baryamye barapfa. Hari abantu baryamye babyuka babaye impumyi. Hari abaryamye babyuka barwaye barembye. Hari abaryamye babyuka bamugaye, amaboko yafatanye. Hari abonye usanga ukabona iminwa yahengamye mu gitondo. Hari abaryamye Satani abyuka bahingisha nijoro, mu gitondo bakabyuka byahindutse ibindi. Ishimwe ry'Imana n'ukuri. Iyo umuntu
aryamye akabyuka akarara arota bamuhingisha bishatse kuvuga abantu bamuhingisha se hari igihe aba ari nabyo bari n'ukuri kwa reality. abadayimoni bamujyanye mu mirima guhinga ukabura ukaryama ukagaruka usinzira uri kumva nabyo ni ishimwe rikomeye kuba turyama ntitujye muri iyo mirimo y'uburetwa barakubyutsa nijoro buri abazimu bakajya guhingisha ubuzima bwawe ukarara uhinga ukarara ukora imirimo y'uburetwa bwo mu isi y'umwijima uraruhingira rega buriya pastor hari igihe tubwira abantu ngo isi n'umwijima bakabona irakeye amatara araka bakumva ko hagombaga bakumva ko gucya tubeshya urikumva ariko hari n'isi y'umwijima itagaragara isi igizwe n'ikinyoma isi igizwe n'ikinyoma ikinyoma gute Dobati hari ibintu biba mu isi urikumva twe tukabibonesha amaso yacu ariko ntukurikirane ibinyoma bibihisha inyuma pastor reka ngubaze ikibazo unsubize umupasiteri wakiriye ishimwe ribyibushye ry'umugore n'umugabo babonye urubyaro ariko uwo mwana baramukuye mu bapfumu mu rusengero ntidukoma amashyi cyane ese iryo shimwe si ikinyoma iki gikomeye cyane abantu babona ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza umugore uzi neza ko we n'umugabo bagiye gushima ku rusengero abizi ko uwo mwana bagiye gushimana Imana umugabo wamubyaye atari uwo nguwo iryo shimwe si ikinyoma simuvuze induru korari zikaririmba mu gahimbaza ako kanya yari yarabitubwiye umuntu azi ko agiye gukora ubukwe ariko afite tageti yes ni muceza tukabyina mu rusengero ako kanya nyuma y'ukwezi kumwe deforce wowe hari umuntu ugushaka ukagira ngo aragushatse kandi ashatse ibyangombwa ibyangombwa gute iyo mvuze ibyangombwa harimo byinshi by'ubutaka ibyo kuba mu gihugu runaka kandi bireze umukobwa yagiye mu bicu ngo yabonye umufiyanse w'umunyarwanda kandi ibintu bireze ibintu bireze sigizwe n'ikinyoma mana yanjye ibintu bireze ugasanga bari bahura n'umuntu kuvuga ngo yari Uwiteka Imana ngo ninjye wavuganaga nawe ngo ninjye kugira ngo atabeshyera Imana akavuga ngo ninjye wavuganaga nawe ari umuhanuzi azi kubina ari kuvuga ari we noneho mu rwego rwo kugira ngo Imana ngo itazamushyiraho urubanza akavuga ngo yari njye wavuganaga nawe njye Uwiteka oya ashyiraho Uwiteka mubeshyere avuga mu ndimi za ndimi njya mbona hano bikaraga urukumva yasoza ati yari njye wavuganaga nawe mugakoma amashyi icyo si ikinyoma gikomeye arabasobanuriye uri kumva kuko nawe yarabizi atavuga ati ni Imana ivuze ngo ndavuze akavuga ati yari njye navuganaga namwe shalom none se Roba ko ibintu byeze bibaho ko ibintu byeze ibintu bireze hanyuma umuntu yabwirwa n'iki ko umuntu arimo guhanura abeshya umuntu yabwirwa n'iki hari ibintu bitatu Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu sibyo ivuga ikoresha ijambo ryayo umuntu ntiyahita yizera wenda cyangwa se umuntu ariko buri umuntu ashobora kuko impamvu mbivuga muri iyi minsi hari ibintu usanga byeze bimeze nk'umukomisiyoneri pastor reka mbishyireho umuco ikintu kuvuga njye nacyumvise yego umuntu aje akamanurira ibintu byiza yego sibyo n'ubundi bisohoye naba ari byiza ariko njye uje ukamanura ibintu bibi ngomba kubishyiraho impungenge nkajya kubaza Imana ntuzanga kuvuga ati pastor shimi Imana ko iryo terabwoba rihari se iry'ibibi se iry'ibibi bahanura ibibi mwebwe muhanurirwa Imana ivuga rimwe cyangwa kabiri ikavuga mu ijambo ryayo ikavuga mu bicuku bya nijoro mushyizweyo ubundi se umuntu ahanuye ibintu bibi tuvuge wenda akavuga ati Robert ugiye gukika ukuguru cyangwa umwana wawe warapfuye ni ngombwa ko apfa kuyo ntambo ikuzaho ngese gusenga kwanjye kwa kumaze iki nzi ko abantu bagira ubwoba kukuzaho amafaranga ntabwo ari abakirisitu ntabwo bizera ngewe umanura ukamwata umugore wawe agiye gupfa uri kumva ntajya kubaza Imana niba kandi atakwaka igitambo ntacyo namuhage soko kugira ngo biveho urwo rwego ndacyari kuri urwo rwego ugahora dukurikiye hanyuma ndashaka kubwira abo bantu nibo bafite ikibazo ko kenshi iyo tuvuga ikiganiro ubu ntabwo ndi kubaza wowe nawe ndi kubwira Robert ahubwo turi kubwira bari abantu n'undimo kubariza kugira ngo urumva kenshi we ahita ambwira ngo kugira ngo biveho ni igitambo uri butange birakwiriye ko umuntu waramutse Imana ikamuramutsa yakuzwaho n'urupfu n'igitambo aya ntibibaho harega ibintu byo gupfa reka mbisobanure nabyo Bibiliya iravuga ngo n'igishwi kigishwe gisanzwe ari igishwi none akaba ari igishwi yego ubwo ni ikinyoni ya nyoni y'igishwi
ari igishwi Eh. noneho mu bushwi bwo kuba ari inyoni y'igishwi ikaba ari igishwi. yego ngo Imana izi imigenzereze yayo Imana izi imigenzereze yayo yes n'agashishi k'umukara k'umukara Mu gitare. mu rutare rw'umukara mu ijoro ry'umukara Imana Imana izi imigenzereze yako yako. None pastor Yego. buriya kugira ngo umuntu apfe Mm. bisaba ibintu bitatu. yego Bisaba uruhare rwe, uruhare rw'abandi bantu, yego n'uruhare rwa Satani n'urw'Imana. buriya hari n'impfu ebyiri. hari urupfu rushobora guturuka ku Mana. Yes. Mana bavuga ngo Ndagucyuye. ndagucyuye kuko mbona ibiri imbere yawe uzayanduranya. wazayikuramo ibintu bikomeye. hanyuma ndagucyuye utahe. Yes. akaba no kuvuga ati kandi uri kumva ihane Yego. nutihana urapfa, Yego. niwihana Urakira. urakira. Oya hari n'urupfu ruterwa na mugenzi wawe. Buriya pastor umuntu yakwica akakuroga nakanagutema. urwo rwaba rututse kuri nde? Rurigero ruba ruvuye kuri kamere ya muntu no kuri Satani. Satani akakwica. Umuntu arakwica ari umuntu ku giti cye mu migambi ye. ugaba ati urapfuye neza. urapfa uko byagenda kose. Abantu benshi ntabwo bajya babisobanukirwa. Satani yica umuntu bakamushyingura. Yambaye. Umuntu mugenzi wawe arakwica. Umuntu ku giti cye ariyica. Akiyahura. Imana nayo ishatse yagukanda buto ikarangira. none se kuki abahanuzi nyine batera abantu ubwo? Ni iryo terabwo nibamanze bamenye niba akubwiye ngo ugiye gupfa. Menya ngo urupfu ugiye akubwire ngo urwo rupfu ruzaturuka hehe. ese n'urw'ibyaha. Reka nkwe nk'urugero rwa hafi. Ubu njye muri decision yanjye nabishatse nakiyica. mu gitondo mukabyuka muvuga ngo Robert yapfuye. gushaka umugozi cyangwa ukajya mu nyanja. Umugozi wakanga gukora ngajya kugura ibinini. Ibinini byakanga kugura urwembe ingoto ngayikeba neza nkagira gute nkikata. Urwo rupfu ninjye urwizaniye. urwo ni urwawe. Ninjye urwiremeye. Sibyo? Hari urundi rupfu ngiye Robert ntiremero. Yego. Mu gitondo umupatina wanjye cyangwa mugenzi wanjye akayakwica agafata ibiryo agashyiramo sumu yapanye. sumu yapanye. Natamira mu gitondo bikabirarana. Urwo rupfu nuruzanywe na mugenzi wanjye. Yego. Sibyo? Ubwo iyo mvuze impfu nyinshi zituruka kuri bagenzi bacu barahari. Ni abantu bajya batega hano muri nganda muri free zone nijoro bavuye mu kazi bagenzi babo bakabica. Ndabyo birashoboka. Sibyo? Noneho hakaba n'urupfu ruva ku badayimoni. Sibyo? Yego. Dayimoni zikaguteza ihembe zikakwica zikakurangiza zikakunangura. dayimoni nijoro zikagukandagira aho abandi bajya zikagikandagira mw'izina rya Yesu. Hari abarangira umwuka bikarangirana agashituka yapfuye. hari n'abantu Imana ivuga ati mbo iminsi yawe yo kubaho kwawe irarangishije mu gasanduka taha. Abantu rero nibyo bajya bitiranye ngo yango nta muntu wapfa ngo Imana ngo umunsi yagennye itagennye kubera ibikorwa bya muntu. Ikintu Imana yitaho ni iki? Imana yita ku bugingo na society. Muri izo mfu zose rero. Yego. wa rupfu twasobanuraga ni urupfu narwo ruturuka ku Mana. Yego. ushobora kugira ngo ndagucyuye utahe. Imana icyura abantu bayo. Muri izo mfu zose hari urupfu rukorwa n'igitambo. Rukorwa n'igitambo? Narwo. None babikura he? Narwo. Babikura he? Kuko umuntu ushaka kukwica niba wamuha igitambo arakwica n'igitambo akagitwara. None babikura he rero? Ni indambi. Ni inda no gushaka imibereho. Abarinda ko n'umuntu ashaka imibereho. Imana ivuganye nanjye ko wari kuzapfa kwa gatanu none kugira ngo mbikuzeho zana 200,000. Zana 300. Ari umama rwose man. Ari umama yize ko yararira. Ngo ari bupfa. Ati ndapfa. Ese uricwa n'icyo mubyeyi we? Ati umuhanuzi yambwiye ko ngomba gupfa ngo kuwa gatanu. Uri kw'Imana. Yagusabye ikeze nasabye amafaranga. Ndamwe urayafite se? Ngo nayo mfite. Niba unayafite nuyamuha uraba wizize. Yego. Ntago uri bupfe. Niyo upfa bakumbaza. Yego. Kuri kw'Imana. Jise rumva ni urugero nyine ngo ako nago yapfuye. Sibyo. Ngane se aba bantu. Nese pastor kankubaze. Ninde wagura urupfu? Aba hose ni rubaho. Nuzi wa yandirimbo namwe yize wumva indirimbo y'umuntu umwe yize kuririmba. Ava urupfu ayivuze mu Gifaransa. Ayibye mu Gifaransa yari indirimbo ya Sekira. Turomonde kadavre. Turomonde kadavre. Ninde wagura urupfu? Aro ifaranga yaruhaye Emilio rurayanga. Urumva? Araro amafaranga ageze ku ifaranga agira umujinya aruha Efra Rwande nabwo ruranga ruramutwara. Ninde wagura urupfu? Ninde wagura urupfu? Ntago barugura. None se Roba kuki ari byo byisha abantu bimaze no kwatera ubwoba bukomeye cyane? N'ubujiji bwo kudasoma ijambo ry'Imana. None se bumvuga iki? Ku Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanjye buri mutse buzize kutamenya. None abantu akaba ari injiji.
bakaba badasoma ijambo ry'Imana, wa mubyeyi we, bakaba badashaka kwiga, bashaka birwa bigisha ngo iburayi n'ibindi bintu byose. Pasiteri uragira ngo dukore iki? none Uze n'icyo tumere babwira nk'abafarisayo tujye twiyandikaho nabyo ntibabikora. Tubyiyandika tuvuga ati ahubwo baradutuka. nta kintu wakora usibye kuza tukiganira gutya wo kumva ariko benshi bageze mu mihanda bibagirwa impamba y'urugendo. Benshi bavuna ibiti mu matwi, rurabatunguye nyine, ruraje rurabatunguye neza. Igihe twamye bavuga ngo imperuka iraje, nubwo itaza uyu munsi umuntu ntagumya kugenda bavuga ati imperuka iraje, kuwa gatandatu tukamujyanira Rusororo tugashyingura. Uzareba abantu bose barinda bapfa, hari n'abapfira mu byaha, ugasanga umuntu agiye gupfa yapfuye mu busambanyi, bamunigiyeho yagiye gusambanira agapfa bagacyagarwarira umutima agahita yikubita hasi agahwera akuma. Hanyuma Robert, niki iyo bavuze agakiza, kuvuga agakiza, wowe wumva iki? Agakiza riva ku ijambo gukira. Ni igihe umuntu arafite ikintu akagikira. Umuntu iyo uhuye nawe uramubaza ngo wakijijwe iki? Ngo narakijijwe. Agahita kuvuga ngo nakijijwe kunywa inzoga. Hanyuma se ko ndeba ugitukana, ubwo warakijijwe. Kukigambana se ngo ngingo narinda narabiretse. Hanyuma se kugikora ibikorwa by'uburayi. Sibyo byabyishe abantu rimwe na rimwe n'abavuga ubutumwa cyangwa abapasitoro. Ntago abantu bazi icyo bakijijwe. Bakigisha agakiza, bakajya mu rusengero, mureke ubusambanyi, mureke mutange icya 10, mu biki bindira, sibyo ra? Ni byinshi. Mureke kunywa inzoga. Ni nibyo cyane ubundi ni ukubabuza ubusambanyi, gutanga icya 10 no kureka inzoga. Ariko bakibagirwa gutukana, bakagambana ubwabo n'abashumba. Amakoraro zinduru zibamo, sura umushumba zero ujya gukemura ibibazo byo muri makoraro. Umuntu amaza ngo arakijijwe, wakijijwe iki? Pastor dukizwe iki? Kanyisobanuriye mvuga agakiza. Nicyo nashaka rero. Agakiza ni urugendo. Ni urugendo rujya gusa nk'urw'Abisirayeli. Kanifashisha ino nkuru y'Abisirayeli. Ni nako bimeze ubundi. Agakiza habanza amakuru avuga ngo aha hantu uri ndaharambiwe. Abayise bava mu Egiputa, hambumbisha imirimo y'uburetwa, bava mu Egiputa. Donc habanza amakuru, jya mbere n'amakuru, sibyo? Kabiri hakaza inkuru ivuga ngo mugiye kuhava. Hakaza urugamba ruvuga ngo kurwana. Donc iyo tuvuga agakiza kabamo ibyiciro bine. Hari icyo bita gutsindishirizwa. Gutsindishirizwa ari abantu bigisha ubuntu bajya bigisha, yego, ngo twaratsindishirizwe, ngo Yesu yaradutsindishirije, twagezeyo. Gutsindishirizwa ni iki? Dukizwa ahashize, yego, tugakizwa uyu munsi, tukazakizwa n'ejo. Ni ukuvuga ngo twarakijijwe, turakijijwe, tuzakizwa, sibyo? Nicyo bita gukizwa. Hanyuma kabiri, dukizwa imbaraga y'uburetwa. Ijambo ry'Imana rivuga kiravuga ngo natwe twarabo kugirirwa umujinya n'Imana, ngo ariko Imana iduhindura abazima ku bwa Kristo. Yego. None tuvuga ngo twarakijijwe, umuntu yakijijwe akizwa ibintu bine bikomeye. Icya mbere, iyo wumva ko wakijijwe ukajya ugenda inzira yose wumva warakijijwe, ukizwa icyitwa urupfu rw'iteka. Icyo ni icya mbere. Umuntu wese udukurikiye ukikabakaba mu mutima we no mu bitekerezo, akumva Yesu arimo, oya, ubwo mvuga utarakizwa kugira ngo yumve icyo bita gukizwa icyari, akaba azi ko niba ari mu isoko, akaba yumvise iki kiganiro, ari muri ofisi, ari ku ishuri, ari mu kazi, ari ahandi hantu, ari mu rugo iwe, akaba yumvise iki kiganiro, ariko umutima we ukaba umubwira ko azarimbuka, uwo ntarakizwa, uwo ngo ntarakizwa. kuko umuntu wakijijwe icya mbere akizwa ni urupfu rw'iteka. Rwose vraiment akumva n'abagenda ari fiye we na Yesu, bakumva ko batazarimbuka. Iyo niyo nsinzi ya mbere y'agakiza. Kabiri, niba ngo ndabakati, niba ukicara muri wowe ukumva ko umunsi Yesu azaza guhamagara itorero utari mu mubare w'abazahamagara, n'umutima nama ukaba ubigushinza, bayi, uwo ni uwa mbere. Ikindi cya kabiri, twakijijwe iki pastor? Twakijijwe Imana. Dukizwa Imana. Gukizwa Imana gute? Urabona narimbuze ngo natwe twarabo kugirirwa umujinya nayo. Yego. Imana baguhamagaye ko ati jya kwa His Excellence, aragushaka. Abenshi basiga barazi, aragukeneye, wasigura ugatugenda. Abenshi kubera icyubahiro n'igitinyiro bararaga. Uri kumva? Ugezeyo rero bya bindi batekerezaga kuri fireyo, ahubwo ugakirirayo ubu mukizi. Natwe twakijijwe Imana. Ubundi Imana abantu batazayikira, batayikijijwe, batayikizwa, batarayikizwa. Buri yuza agaciro kuko Imana wayikijijwe, niyo mpamvu bana nayo nk'Imana. Ni kumwe kwa Moridekayi na Hamani. Yohana yaravuze ati
hari inzabya ndwi yego z'umujinya wayo. Umuntu wese utayikijijwe izo nzabya Imana izazimumenaho zose. Rero iyo uri muri ako gaciro kuko Imana wayikize, sinzi niba uri kunyumva neza, ndabyumva cyane, nibwo utangira kubana n'Imana uyu munsi n'ejo n'ahazaza. kubera izihe mpamvu? Akavuga ati uyu munsi njye na Yesu turi umwe, naramukijijwe, niyo mpamvu ntakwiye gutuma acira mu rwabya. Sinzi niba unyumva neza, acira mu rwabya rw'umujinya we. njye nawe turi umwe. Ubwo urumva dukijijwe urupfu rw'iteka, dukijijwe Imana. Umuntu wese utarayikijijwe ntazayikira. Gatatu, dukizwayo yo ubwayo. Dukizwayo, donc twakijijwe Imana, noneho dukizwa nayo. Sibyo? Ndakumva. Nimba ngo dukizwayo, Bibiliya iyivuga ngo urugendo rw'Abisirayeli ngo nzirobanurira ishyanga, nzitoranyiriza ubwoko, ishyanga ryera mu ishyanga. Urukuva ngo ni abantu Imana yaronse. Muririmbi mwegeze kuririmba aravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yantoranijemo ngo mbishutiye. Avuga ngo ni n'igitangaza. Urumva dukijijwe nayo ubwayo, niyo itwikiriza. Nta muntu wabasha kwikiza pastor. Mubwiza ukuri, hari igihe umuntu azana akikomanga ku gituba ngo njyewe, uri kumva, niba hari igitangaza gikomeye ni ukwisanga Imana igutoranije muri benshi. Niko wanditse ijambo ry'Imana yavuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka ageza gute, atoranya akamwiyegereza. Donc nta muntu niba hari igitangaza kibaho kwisanga Imana igutoranije, ubundi wagakwiye kujya ugenda uvuza induru ahantu hose uvuga ati sibyo? Urumva tumaze kubona ibintu bitatu. Donc iyo ugiriye amahirwe ukisanga mu bantu Imana yatoranije, ari nayo mpamvu duhura n'ibi birara bindi bigiye bitandukanye bikaza bitubwira ngo twaratoranijwe, ngo twaratworanije, yagaragaza gutoranywa kwe ugasanga ntiyigeze atoranywa. Sibyo? Nk'uko nta muntu uhitamo kuvukira mu rugo yavukiyemo, niko no mu Mana nta muntu uhitamo wihata ngo Imana imubyare. Imana ibyara uwo ishaka. Urumva niba warisanze rero Imana yarakutoranije, yarakubyaye, basi warakijijwe. Wumvisha agakiza ka gatatu? Urumva twakijijwe n'iki? Ni Imana. Dukizwayo, twarayikize, nicyo twakijijwe. Uri kumva? Twakijijwe Imana, dukizwa nayo. Noneho reka nkubwire icya gatatu, dukirizwayo. Ubundi Imana yatumye, uri kumva, kugira ngo dukizwe ni ukugira ngo izabone ubwoko yirata. Iyo uvuze gukizwayo bishatse kuvuga iki? Gukizwayo ni kwa kundi gukizwa nayo. Twakijijweyo, dukizwa nayo, dukirizwayo. Kankoresha iyo nsiguro kugira ngo ubyumve neza. Twakizweyo, dukizwa nayo, dukirizwayo. Sibyo? Dukizwayo rero nicyo warumbajije. Ni bya bindi navuze ko Imana twayikijijwe. Dukizwa nayo rero niyo yadukijije, si twari kubasha kwikiza, niyo mpamvu atanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute rwa rupfu rutamumira. Sibyo? Noneho iya gatatu, uri kumva, twakirijweyo pastor, kugira ngo Imana izabone abantu yirata, kugira ngo Imana izabone ibyirato by'abantu bayo, ivuga ati abangaba bakijijwe muri hehe. Sibyo? Mu bantu benshi aba bakijijwe muri hehe. Urabona ku munsi wo guhemba amateka, ku munsi wo gukiza, ngo Bibiliya iravuga ngo azafata intama zirabanure mu ihene. Aba rero twakijirijweyo muri ba bandi benshi Imana yadukuyemo, dukirizwayo kugira ngo izabone ibyirato ku munsi w'amateka. Uri kumva, ivuga ati hari umuntu uzajya uvuga ati njye nari umuhanuzi, Imana mu izina ryawe, abaza ati sinigeze nkumenya. Yavuga ati uyu ko yari umuhanuzi uramwibuka, ati usanga Imana ifite ibyirato ngaka gakiza. Iyo umuntu avuze ngo narakijijwe, umanza kureba niba yarakijijwe n'ibyo bintu bitatu. Iyo Imana igukijije pastor, niba ari ikintu gikomeye, iyo Imana igutoranije igufata mu biganza, nta muntu wagupfunyuramo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Bavuga ngo abanjye ndabazi, nta marembo y'ikuzimu yazikuka. Kugira ngo Imana igutoranye muri benshi ni igitangaza, nicyo gitangaza gikomeye. Iyo Imana igufashe rero hari ukuntu ikugenza. Si uko ibyaha, reka mbwire abantu bose badukurikiye na Robert mukurikiye, ibyitwa ibyaha n'ibikorwa by'abana b'abantu ndabikora pe. Hari igihe njya mbeshyana na pasiteri nkamamagara ati uri hehe, nkaba ndikavuga ngahita mvuga ngo ndi Remera. Sibyo? Hari igihe njya ngira umujinya no kuri kamera abantu bajya babibona nkatukana. Sibyo? Uri kumva, ntago njye nakijijwe ibyo ngibyo, ahubwo nakijijwe ibyo byari kuzantera.
icyaha ku mana ni impamvu, noneho icyaha ku bantu ni igikorwa. Noneho iyo imana yireba impamvu, sibyo yaguteye gukora icyo gikorwa, niyo mudiringa. Mu gihe abantu bo bareba igikorwa, ari nayo mpamvu abantu benshi bazi kubihisha ibikorwa tubita abakiranutsi, ariko imana yo yabareba ikabona nta banyabyaha, ahubwo ikirebera ba bandi badafite ubushobozi bwo kubihisha mu mbaraga z'ubwoba bwo kubitinya, ikabita abakiranutsi. hanyuma tugenda ku musozo, byashoboka ko umuntu waguye yakira? Waguye kugwa gute? Wenda yari umukristo, nyuma aragwa asubira inyuma. Hari n'igihe akira abandi bakajya babona ko yakiguye hasi, kuko iyo umuntu aguye hasi kuko iyo umuntu aguye hasi pasiteri, uri kumva, iyo umuntu aguye hasi ashaka imbaraga zo kubyuka. Ariko hari umuntu ushobora kuza agasanga ahantu umuntu yaguye, akavuga ati umuntu yaguye ahangaha. Hari ahantu tujya tugenda tugasanga imodoka zarahaguye zanagiye tutagihari, twata ahantu haguye imodoka. N'abantu mu isi y'ibisanzwe hari igihe duhagarika umuntu ngo ni umusambanyi, umuhagaritse akaba ariwe musambanyi kurusha uwo bahagaritse. Iyo umuntu aguye yarabyutswe, niko bivuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara, azongera agire gute? Abyutswe. Sibyo? Ntago ari we wibyutsa rero, naka ngasobanure. Umwuka w'Imana niwe ufata akaboko akavuga ati gira gute? Byuka. Birashoboka ko umuntu yakwiba agasambana, uri kumva, ariko umwuka w'Imana mu bicuku bya nijoro ashyizweyo ukamubwira ati ihane, cyangwa se kumva ijambo ry'Imana. None se ko pasiteri ashobora guhagarika umuntu ku rusengero, ni urugero nguhaye, bakamuca neza bakamutenga, akumva iki kiganiro turi gukora, agahita avuga ati ndumva nshaka kwihana. Hari n'igihe adahamagara, rega hari abantu badukurikira batirwa bahamagara, akavuga ati ndashaka kugira gute? Kwihana. Umuntu yabyutswa rero, tutiriwe tujya no mu bintu byinshi cyane. Wa mugani wawe dusatire n'umusozo w'ikiganiro. Ahubwo niba waraguye, niba wararambaraye, reka nkubwire ngo uyu munsi ushaka ukuntu ubyuka, wahamagara tukagusengera Imana. Nimero yawe si ziriho? Nimero zirahari, twamusengera Imana ikamubyutsa kabisa. Kuko twe ntitwabyutsa umuntu, ntabwo dufite ubushobozi bwo kubyutsa umuntu. Cyo kuza tubwira Imana ngo uyu muntu yararambaraye mubyutse, Imana ikamubyutsa. Robert, Imana igumugisha. Imana igumugisha mushumba. Ndagushimiye. Amen. Dushimira umuntu wese wari udukurikiranye, yego, kandi Uwiteka Imana mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.